Yesu ashimwe nshuti mukundwa, mwene data wahisemo neza kubana natwe, ndagusuje muri iki gitondo. Imana iguhe umugisha. Rero ndagusaba mwene data wowe utari wakora subscribe ngo uyikore, ukore comment ndetse na share, kandi uramutse hari icyifuzo, ikibazo se, icyo watubaza, inyunganizi se, wabyandika muri comment ukatubwira kugira ngo dufatanye muri uru rugendo turimo. Imana iguhe umugisha. Rero wowe wahisemo neza kubana natwe kugira ngo wumve iby'Imana ibashyize ku mutima wacu, si ibyanjye ni ibyawe mwene data. Iki gitondo rero Imana yampaye ijambo nkuzanira, ijambo ry'ubuhanuzi ku buzima bwawe, ijambo turi busange muri Matayo 16 umurongo wa 17. Aravuga ngo Yesu arabasubiza ati, urahirwa Simoni wa Yona, kuko umubiri n'amaraso atari byo biguhishuriye, ahubwo ni Data wo mu ijuru. Nanjye ndakubwira nti, uri Petero, kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare, kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Imana yambwiye ngo nkubwire ngo nubwo uri guca mu bihe bikomeye, ariko Imana ikugize umuntu ukomeye. Imana iguhinduriye izina muri iki gitondo. Imana ije kukugirira neza. Imana irakubwira ngo ije guhindura izina mu maso y'abagusuzugura, ije guhindura izina mu maso y'abakwanga, ije guhindura izina mu maso y'ababona yuko ntacyo uvuze nta n'icyo umaze. Imana iguhinduriye izina, kandi izina ryawe rigize izina rikomeye, rigize izina rikomeye, kandi rigize izina ryamamaye. Imana irakubwira rero ngo muri iki gitondo, uko wagize amahirwe yo kumenya Kristo ukamusobanukirwa, nicyo gitumye nawe aje kuguhindurira izina. Yaravuze ngo nimumpamiriza nanjye nzabahamiriza. Rero hamiriza Kristo, vuga imbaraga ze, vuga kugira neza kwe, mwature mu banyamahanga, muvuge mu bananiwe, mu bacitse intege, muvuge mu barwayi. Amamaza Kristo kugira ngo nawe aguhindurire izina. Kuko wamwamamaje cyangwa se ugiye kumwamamaza, aje guhindura izina ryawe, aje guhindura ubuzima bwawe. Uko bari bakuzi siko bazongera kukubona, kandi igushingiye igiti. Imana iravugana nawe muri aka kanya yuko igushingiye igiti kandi iguhinduriye amateka. Rero izina ryawe rarihinduye. Akira izina rishya muri iki gitondo, akira ubuzima bushya muri iki gitondo, akira amahirwe muri iki gitondo. Uyu munsi Imana ikugirire neza. Data urakoze ko ugiye kubikora, Data urakoze ko usohoza isezerano ryawe, ugiye kubana n'umugaragu wawe mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha kandi bagirire neza. Rero biriranwa amahoro y'Imana, Uwiteka abandindire. Ndabakunda, ndabishimira. Imana ibahe umugisha.